Yes guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform, investment platform ndetse na trading platform. Guys, uyu munsi tukuzaniye trading platform yitwa BitPro. Nimba waramenyereye ndetse ugakunda platform yitwa Berry, ugakunda platform yitwa Litecoin, ndakeka this is the time. Cyane nimba warakunze Berry, iyi platform ntigucike. So ngiye kukwereka rero uburyo ukora sign up kuri iyi platform. Ni ibintu biri simple, biroroshye, buri wese yabikora, kandi ufite ikibazo ushobora kutwandikira muri video description, harimo nimero yacu, ukaduhamagara kuri WhatsApp tukagufasha ibintu byose bisigaye. So tugiye kureba uburyo bakora sign up, turebe uburyo bakora deposit, uburyo bakora withdraw n'ibindi byinshi cyane. No kuvuga ngo everything you need to know about this platform. The responsible yo kuba nagufasha mu gihe wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukandika muri comment y'iyi video. So iyo umaze gukanda kuri link rero, first of all uhinguka kuri page imeze gutya, cyangwa se ugera kuri iyi page. Ugeze kuri iyi page nyine kiba gikunda gukurikiraho bari sign up, birumvikana. Ariko hari igihe ugera kuri iyi page ugasanga harimo ururimi utazi. Iyo usanze harimo ururimi utazi, urabanza ugakanda kuri kano kantu ko hejuru kameze nk'umuntu, ndavuga ahangaha. Wamara kuhakanda hakamanuka amagambo menshi, hanyuma ukabanza ugaselectinga icyo bita English Cyongereza, then kugira ngo nyine ibyo ukora uze kuba ubyumva. Hanyuma warangiza, wamara kugera ahangaha ukibuka hano kwinjizamo email yawe ndetse na password y'imibare 6. Iyi ni code y'umuntu uba wagutumiye, ntabwo wemerewe kuyikuramo cyangwa uyikoreho, kugira ngo bonuses zibashe kukugeraho z'ama USDT 5. So reka twuzuze rero no form. Okay, simply form yanjye namaze kuyuzuza. Iyo umaze kuzuza form yawe, igikurikiraho no kuza ugakanda hano handitse next, kugira ngo ukomeze n'indi step. Hanyuma iyo ugeze ahangaha, icyo ukora nyine uverifya email yawe. Icyo ukora nta kindi, ni ugukanda hano handitse ngo send. Yes, bahita bakohereza code kuri email, ukajya kuri email ukajya kuzana iyo code bakohererera. Alright, muri kubona ko ngeze muri email yanjye. Muri email yanjye nta kintu ndi kubonamo, nta email ya iriya platform dufite. Aho uzakura email mu gihe utabashije kuyibona hano, uzanyura hano kuri tuno turongo dutatu turi hejuru mu nguni, ukandeho. Numara gukandaho, wibuke urebe ahantu handitse promotion, ukandeho. Numara gukandaho, ahangaha ni uzahita ukura icyo bita verification code yawe. Ahangaha uzakandaho nyine uyifungure. Numara kuyifungura, ukore copy. Hanyuma numara gukora copy, usubire kuri ya platform yawe, then ushyiremo ya address cyangwa ya code. Nurangiza ukande kuri button yitwa register. Iyi ngiyi niyo button uzakandaho yitwa register, kugira ngo account yawe ibe registered. Hanyuma numara gukanda kuri register, uzahinguka ahangaha. Hano bazagusaba gukora withdraw password, bagusabe gukonfirma ya password, ndetse no kongera gusaba code kugira ngo wemeze amakuru utanze. Password mbibutsa ko ari password y'imibare 6. Bibaye byiza login password na withdraw password wabigira password imwe, kugira ngo bitazajya bikugora. Yes, alright. No kuvuga ngo noneho ukimara kwemezamo ibi byose, ukimara gushyiramo niyo password cyangwa password ya withdraw, hano ukayikonfirma, uhita ukanda hano ukongera ugasaba code bundi bushya. Yes, alright guys, nizere ko noneho ibintu byagaragaye neza. Nimba wakoze sign up neza, uraza guhinguka hano. Rero tugiye kubasobanurira izi buto zo hasi ngo zimara iki. Izi buto hari yitwa home, hari yitwa quotes, hari yitwa trade, hari yitwa buy crypto, ni yitwa asset. Ngewe ndi kuri asset. Hano wemerewe kudepozaho ubwoko bugera kuri 4 bw'ama crypto bitewe na trading wifuza gukora. Hari USDT, hari BTC, hari Ethereum, hari TRX. So ubwo buryo bwose wabukoresha uri gukora deposit ndetse na withdraw. Reka tugaruke kuri home yacu. Kuri home yacu turasanga ibi ngibi. Nuko nguko nyine interface y'iyi platform igaragara. Nimba warakunze Berry,
iyi nayo uraza kuyikunda rwose nta kabuza, ni fotokopi yayo kandi imeze neza, ntekereza ko izamara igihe kuko ari nabwo igisohoka. So kuri koti usanga yo nyine tokeni ushobora kubayinga, kugura TRX, ushobora kugura many things nyine binyuze muri sport. Hano hari icyo bita sport trading ndetse na future trading exactly. Bibutsa ko bazajya baduha sinyari za buri munsi tugakora trading, tugakorera amafaranga kabisa, tumeze neza 5/5. Trade ku bantu bakoze beri rwose ntimwirwe muyitindaho, ni ya trade yoroshye cyane, ya trade yo kuduha sinyari tugatradinga mu minota runaka tukabona percentage. Muri kubona ko hano hariho icyo bita buy ndetse na sell, no kuvuga ngo nimba baduhaye sinyare bazajya batubwira direction tugomba kujyamo, nimba ari direction de buy cyangwa ari direction de sell. So ni ibintu byoroshye cyane, izindi setup zindi n'izindi information zose zagenda zibaha 5/5. So yewe iyi platform nayikunze, ariko tukiri aho ngaho tugiye kurebera hamwe minimum withdraw ndetse na minimum deposit. Tuze tubirebe. Minimum transaction ushobora gukora right ni 10 USDT. Sorry, no kuvuga ngo minimum deposit ni USDT 50, hanyuma ugahita uhabwa bonus ya USDT 5, zikaba 55, then ugatangira gukora trading. Deposit ni USDT 50, nizo minimum wa depositing 100, 200, 300 bitewe na profit wifuzamo right. Hanyuma minimum withdraw ni USDT 50 nanone. Buruva ko ibintu ari byiza cyane. So ushobora gutrading uyu munsi, ejo kumva ukeneye kubikura isaha yari yose uhita ukora withdraw ya kapitali yawe ndetse na profit yawe. There is no limit, there is no igihe icyo ari cyo cyose nyine ukora withdraw, ibintu bikagenda neza. So tumva yariyo makuru yibanza, ariko tutaragenda reka tubanze turebe uburyo KYC ikorwamo. Iyo ukeneye gukora KYC cyangwa icyo bita identity verification, ibyo tugiye kureba ngo turebe ukuntu bikorwa. Yes guys, nimba rero ukeneye kugira ibindi bintu settinga, kubera ko ntabwo wakora withdraw utabisetinze, ni ibijyanye na KYC, ni ibijyanye na login password, ni ibijyanye na withdraw password, ni ibijyanye ibindi byose ukeneye, ngiye kwereka aho tuzajya tubikura. Ndetse muri next video nimba wabaye interested tuzabibereka. Unyura hano hejuru kuri kariya kamenyetso k'umuntu cyangwa icon y'umuntu ugakandaho, wamara gukandaho ukaza kugera ahantu hameze gutya. Uri kubona handitse future spot, startup order n'ibindi byinshi. Weho wikandira hano handitse account and security. Wamara gukanda kuri account and security ugahita usanga wenda KYC yawe ntabwo iri verified, ahangaha ukadomaho hano kugira ngo ujye gukora KYC. Gukora KYC bisaba iki? Gukora KYC ni ibisanzwe, ni nkuko mwayikoraga n'ubundi muri beri. Bisaba amazina yawe ya nyayo, nimero y'irangamuntu, kode y'igihugu na nimero. Then hano hasi ugafotora irangamuntu yawe ku gice cy'imbere, ugafotora irangamuntu ku gice cy'inyuma, hanyuma ahangaha ukauploadinga irangamuntu yawe uyifashe wifotoye. Ibyo byose tuzabibereka muri video y'ubutaha, warangiza ugakanda kuri submit. So icyambere no kuba interested no gukora account ukayikora sign up. Hanyuma ku bantu nanone baba interested mu bintu bijyanye no gutumira abantu cyangwa kubaka team, ushobora kwinjiza arenga 50% kuri buri trade ikozwe muri iyi platform. So ushobora kuba wakwinjiza arenga 50% kuri buri transaction cyangwa ubwo kuri buri trade ibereye kuri spot ndetse no kuri future. So urumva ko ari ibintu byiza cyane. Ahangaha rero niho ushobora no kuba wakura link yawe, ukeneye link niho wakurira link yawe ndetse na invitation code yawe, nawe ukabasha kuba watangira kubaka team kano kanya kugira ngo bizagufashe mu gihe kizaza. Iyi platform ushobora kumara umwaka cyangwa imyaka 2 nkuko za beri zabikoze ntawamenya. So just believe it and try
now. So ikindi ni ibintu bijyanye na nageze kubivugaho ndimo ntangira ino video, ni ibintu bijyanye na withdraw password, kuko ntabwo uzabikuta utasetinze withdraw password. Uzanyura hano setting withdraw password yo kubikuriraho nyine uyisetinge, numara kuyisetinga ubundi uzabone kubikura. Nkuko nari ndi kubivuga kare, nagiye kubikora mbona bise byimuka, ntabwo nabashije kubikora. Uzajya kuri new password, confirm password, usabe code kuri email. Byose tuzabikora muri video izakurikira kugira ngo itaza kuba ndende. Hanyuma ibi byose nurangiza ukande kuri submit, uba urabyohereje urangije kubisavingamo, ku buryo nujya kujya ukora withdraw bizajya bikorohera. Hanyuma ikindi hazakurikiraho guconnecta bank cyangwa wallet. Ibyo nabyo tuzabibereka muri video ikurikira. Uzakandaho, then hano ushyiraho account name. Tuzareba account name iyo ugomba gushyiraho icyo bita account binding type, nicyo bita pixel type, then ugakanda submit, ukaba wabisevinze, ukaba wabasha gukora withdraw anytime automatically, ukarisivinga payment yawe. So iyi platform ni nshya, umuntu utarayitangira rwose amenye ko ari guhomba ibintu byinshi cyane. Nababwira ngo ushobora gutangira kano kanya mukiyandikisha, ibindi mukazagenda mubimenya, ndetse ndizera ko ibintu bizagenda neza. Thank you so much for watching this video. See you again later.